Mureke twongere tubasuhuze aho muherereye. Muri iki cyumweru hari inkuru mwumvishije. Hari abayumvishije ahangaha, hari n'abatarayumvishije. Hari inkuru yavuzwe y'umugabo wo ku Gisozi. Uyu mugabo yitwikiye mu nzu. Yitwikiye mu nzu, havuzwe ibintu byinshi kandi yapfanye n'abandi bana babiri. Iyi nkuru niyo tugiye kugarukaho mu kanya gatoya nyuma yuko dusenga. Narababwiye ngo twebwe turi umuryango wa Gikristo kandi tukunda gusenga. Niyo mpamvu ngira ngo buri gikorwa cyose uzajya ukora mu buzima bwawe ujye wiragiza Imana. Gusenga gukingura ijuru kuba byizera. Reka dusenge. Nanababwiye ngo niba utanabyizera gutyo ariko ujye ushimira Imana kuko uba wabyutse uri muzima, ukagenda bikemera, ukajya mu kazi bikemera, ukavuga bikemera, ukarambura ukuboko bikemera. Ubwo ni ubuntu uba wagiriwe, ni ubuntu tuba twagiriwe, si uko ari cyo turusha abandi, ahubwo ni ubuntu Imana iba yatugiriye. Imana ibahereza umugisha rero. Reka dusenge Imana ubundi tuze kugaruka. Mana turagushimiye, tugushimiye ko turi amahoro, tugushimiye ko turi bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana iturinda muri byose, tugushimiye byinshi ukora tutakwishoboza, tugushimiye uburinzi bwawe, umwuka duhumeka. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Fasha umuntu wese rero ukurikiranye Isengesho TV, udushyigikira umuhereza umugisha. Abadamu, abakobwa, abagore, abasore, buri muntu wese, abagabo, Mana ingeri zose uzihereza umugisha. Turagushimiye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turasuhuza, katubanze tusuhuze. Ni byiza, ni umuco mwiza w'abana b'Imana gusuhuzanya. Si byiza kuza ngo uzane inkuru gutyo ariko utabanje kubwira abantu ngo nabaramutse. Rero munyemere mbanze mbaramutse mu izina rya Yesu aho muherereye, abari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye enye n'umujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abakozi b'Imana batandukanye badukurikira, mwese ndabasuhuje. Abari mu mahanga badukurikira muri Amerika, buri muntu wese aho ari ubyumve ko musuhuje, kandi ikiganza cyiza cy'Uwiteka Imana yacu gikomeze kubana nawe. Imana iguhereza umugisha, kandi Imana iguhera umugisha mu byo ukora. Imana iguhera umugisha mu byo ukora, Imana iguhera umugisha mu migambi n'imitekerereze yawe. Imana ikurinda amajya n'amaza. Abafite abana Imana ibarinde, abafite abagabo Imana ibarinde, n'abatabafite, n'abafite abagore, mwese Imana nifuje ko ari ye barinda. Nimukumve mbabwira ngo Imana ibarinde. Hari abarindwa ngo n'ibindi, hari abarindwa ngo n'ibindi, ubwo yagiye mu bapfumu yakoze biki, ariko ibyo sibyo tugiye kugarukaho. Ngenda babwiye ngo Imana ibarinde mu izina rya Yesu. Hanyuma nkuko mubizi cyangwa bamwe babyumvishije cyangwa mwagiye munabisoma, muri iki cyumweru hari inkuru yavuzwe. Iyo nkuru yavuzwe cyane kuwa kane mu gitondo nibwo iyo nkuru yasakaye. Inkuru y'umugabo wo ku Gisozi bita Emmanuel cyangwa bakunda kumwita Emi. Uyu mugabo yagiye mu nzu. Amaze kujya mu nzu, ubwo ngubwo hari kuwa gatatu nijoro, ajya mu nzu. Amaze kujya mu nzu, arangije abwira abo bari kumwe nabo, arababwira ati mwese muze kuryama kandi muryame kare, amatelefone muyakureho, wifi muyikureho, kuko hari ikintu kindi ntago bimeze neza, ariko ntiyababwira impamvu. Rero abantu bavuga ko cyangwa abakozi biwe bavuga ko mbere yuko ababwira ayo magambo yafashe amafaranga yarangiza agatuma essence kuri sitasiyo, nono akayizana. Urumva yari afite umugambi. Iyi nkuru yakimara kuvugwa, abantu bayivuze mu buryo butandukanye. Hari abavuze bati impamvu ni uko umugore yamutaye umugore, abandi bakavuga bati impamvu ni uko umugore abana bafitanye ntabwo ari ab'umugabo, abandi bakavuga bati umugabo yari yanyweye ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri bavuze ibintu byinshi rwose, byinshi. Abakurikirana inkuru murayizi uburyo bagiye bayivuga, ariko kimwe mu byo nababwira, icy'ingenzi cyane, icy'agaciro, igikomeye, nubwo turi bugarukeho, si amagambo bavuze, si n'ibyo bavuze, ahubwo icy'ingenzi cyane ni ukwirukana dayimoni itera abantu kwiyahura. Dayimoni itera umuntu kwiyahura kugeza ku rwego yiyahura, akiyahurana nawe. Bavandimwe mudukurikiranye, mbere yuko tubakomereza iyi nkuru tukababwira uko bimeze, icy'ingenzi ku buzima bwawe
ujye usengera ku manywa na nijoro, ujye usenga wirukana dayimoni wo kwiyahura. Dayimoni wo kwiyahura ni mubi, dayimoni wo kwiyahura iyo umuntu yiyahuye ntabwo ajya mu ijuru, iyo umuntu yiyahuye ararimbuka, iyo umuntu yiyahuye aba akoze ikintu kibi. Birashoboka ko waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, birashoboka ko waba ufite ingorane izo ari zo zose, ariko ibyo ntabwo byagutera kwiyahura. Uyu mugabo rero arangije ajya mu nzu, arangije amena esanse aho ngaho ayizengurutse inzu mu cyumba, arangije aritwika ariyahura, yiyahurana n'abana. Umugore ntabwo yari ahari. Rero bivugwa ko umugore ari we wamutesheje umutwe kugera ku rwego akora ibyo bintu. Reka nkubwire, ntihakagire ikintu kigutesha umutwe kugera ku rwego wumva wakwiyahura. Ntihakagire ikintu. Niyo mpamvu muri aka kanya, mu kanya ngiye gusengera umuntu ufite umwuka wo kwiyahura. Kwiyahura ni bibi, kwiyahura ni bibi. Arangije uwo mugabo arapfa, abana barapfa, hapfiremo abana 2 barapfa. None urumva yungutse iki? Nta kintu na kimwe yungutse. Bavandimwe mudukurikirana ku Isengesho TV, Bibiliya ivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Iyi si irimo ibibazo byinshi, irimo ingorane nyinshi, harimo ibintu byinshi bigenda byaduka. Rero birasaba umuntu usenga kugira ngo ashobore kubicamo. Nudasenga, nudashaka mu maso h'Imana, nutinginga Imana, uraza guterwa n'uyu mwuka wo kwiyahura. Umwuka wo kwiyahura urimo kugenda ufata indi ntera. Hari abajya ku nkundamahoro bakiyahura, mujya mubumva. Hari abajya kwa makuza, murabumva. Uyu mwuka muwurwanye mu miryango yanyu, muwurwanye mu bana banyu, muwurwanye mu nshuti zanyu. Uyu mwuka wo kwiyahura ni umwuka mubi cyane, ni umwuka mubi cyane, ni umwuka mubi cyane. Niyo mpamvu musengera umuntu wese uri aha ngaha kugira ngo uyu mwuka Imana iwugukureho mu izina rya Yesu. Rero bivuga ko uyu mugabo yananiwe kwakira ibyamubayeho, byamurushije imbaraga, byamurushije ubushobozi. Uyu mugabo arangije ariyahura. Nta kintu na kimwe bavuga ko abana atarabe, bavuga ibyo bavuga byose. Kwiyahura ni ikintu kibi cyane. Munyemerere mbabwire ko umwuka wo kwiyahura nta handi turuka ahubwo uva kuri Satani. Niyo mpamvu nshaka kubasengera nkabasabira imbaraga z'Imana zibaha gukomera mu bihe bikomeye, kugira ngo uyu mwuka utazabazaho mu izina rya Yesu. Imana ibarinde, Imana ibakureho uyu mwuka, Imana ibakomeze, Imana ibakomereze mu buntu bwayo. Rero baravuga ko ngo umugore niwe wabiteye, ngo niwe uri inyuma yabyo, ariko yaba abiri inyuma yaba atabiri inyuma, nta mpamvu nimwe yatuma umuntu yivutsa ubuzima akabuvutsa n'abandi. Imana ibahereza umugisha. Munyemerere mbasengere. Mana, turagushimiye, tugushimiye neza yawe. Nirukankanye umwuka wo kwiyahura, ndawirukanye mu izina rya Yesu Kristo, se umwami wacu Yesu. Amahoro n'umugisha wawe bibane natwe. Amen.